uzadufasha mu myaka iri imbere. Niko natwe uzadufasha. Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanone na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye rero kuganira ku buzima bw'umukozi uri uyu muryango w'Imana. Turasoma mu mubwiriza igice cya 4 murongo wa 9, haravuga ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Amen. Uzatubera ubuturo budashira iteka. Ahangaha turabona umurongo nubwo ufatanye n'iyindi kugeza ku wa 12, ariko hano turabona ko gufatanya n'abandi ababiri nyine bigira akamaro, bigira umumaro mwinshi, kuko iyo babiri bafatanije bagera ku bintu bikomeye, ku bintu by'ingirakamaro. Umunyabugugu udashaka gufatanya n'abandi, ushaka kwikorana, adashobora kugeraho wenyine. Mbese umurimo w'abantu babiri uba munini kuruta uko umwe yakoze ukwe n'undi agakora ukwe iyo wabiteranye. Akamaro rero k'ubuzima nicyo umuntu yakwibaza. Akamaro k'ubuzima kaba ari akahe niba bakoresha imbaraga nyinshi baba bagamije inyungu zabo bonyine? Kuko ubuzima bivuga gusangira, ubuzima bivuga gukorera hamwe, noneho mukagera kuri byinshi bishobora kubagira umumaro, kandi buri wese uko akeneye undi bagenda bafatanya kugira ngo bashobore kugera kuri byinshi. Hano rero turabona abantu babiri, niho umubwiriza yavuzeho ko abantu babiri bakora byinshi, bagaragaza umurimo munini kuruta buri wese yakoze ukwe. Birushaho kubona ko bageze ku ntego nini, ku murimo munini kuruta umwe yikoranye ubwe wenyine. Ubundi rero umubwiriza bivuga umwigisha, umubwiriza bivuga umwigisha, bivuga byose bituruka mu itorero, n'amagambo aturuka kuri ecclesia, ecclesiastic, ecclesia, kohelet mu Kiyahudi, mu Giheburayo bivuga gushyira hamwe. Mbese abo ujya kubwiriza, mwibuke Yesu ku musozi babanje kujya hamwe, noneho baraterana, tugushyira hamwe, noneho arabigisha. Kubigisha rero nibyo kubabwiriza, byose birajyana, bivuga umubwiriza, niho ijambo ryaturutse. Uyu rero ni umuhungu wa Dawidi, Salomo, umwe wasabye Imana, yabwiye ngo asabe ibyo ashaka, noneho agasaba ubwenge. Hano rero tubona ko ku murongo wa 9 bagaragaza ko ku murongo wa 9 bagaragaza abantu babiri bari mu kazi, mbese ibyo bashobora kugeraho ari babiri, kuko yatanze ingero enye kugera ku murongo wa 12. Yatanze ingero enye. Urwa mbere ni urw'abantu babiri bari mu kazi, abakozi babiri. Mu gihe rero habaye bariho bakora, bashobora kugera ku bintu byinshi biruta iby'umwe n'undi umwe wakoze ukwe n'undi ukwe, ibyo bashobora kugeraho bagera ku bintu byinshi. Noneho n'igihe rero bari mu kazi bari kumwe, bivuga ko haramutse habaye ikibazo, kuko buri wese yatabara undi, urumva ni imbaraga, abamubereye imbaraga mu gihe habaye ikibazo, baguye ari nko ku rwego buriye bariho bakora umurimo, yagwa ariko uri wenyine, kuzabona ugutabara cyangwa ukubyutsa ni ikibazo. Ku murongo wa 11 rero avuga bari mu buriri baryamye, abantu babiri. Iyo hakonje cyangwa hashyushye, iyo hakonje, ubukonje bushobora guturuka ku byo wiyoroshe cyangwa ku mbeho yindi. Aho ngaho rero nabwo hazamo mbese kuba bagera bashyuha, ubukonje, kuko ukonje kugira ngo asinzire biragora. Ku murongo wa 12 azanamo ibyo abantu bari ahantu, noneho bakaba baterwa n'umujura. Iyo ari babiri bashobora kumurwanya, ariko iyo ari umwe, ari wenyine,
wateye uri wenyine biragoye kugira ngo ushobore kurwanya umujura uri wenyine. Ku murongo wa 12 rero niho bavuga ko nk'umugozi w'inyabutatu uruta nanone umugozi umwe cyangwa umugozi w'inyabubiri ukubiranijemo kabiri, umugozi w'inyabutatu ko ukomeye. Urumva rero hariya hose ni ibintu bibiri yagenda agaragaza ko bibiri biruta ikintu kimwe. Mu buzima rero ndashaka ko tubana n'abandi, aho kwigunga no kuba wenyine. Bishaka ko umuntu abana n'abandi kugira ngo ashobore kugera kuri byinshi. Bamwe rero bahitamo kuba bonyine, babona ko ari nta n'umwe bakwizera, nyamara ntabwo ubuzima bwa hano ku isi ariko twagombye kububamo, kuko bidashaka ko ku isi ntabwo ubuzima ari ubwo kwinezeza, ntabwo ari ubwo kwikorera ibyawe, ahubwo ni ubwo gukorera umwami Yesu no gukorera bagenzi bacu. Nibwo buzima dufite hano ku isi. Ntabwo rero dukwiye kujya twigunga ngo twishyire mu kato bwacu, ahubwo tugomba kugerageza gukora ubuzima bwacu ku buryo buhura n'ubw'abandi, tukageza kubaho neza tubana n'abandi. Niyo mpamvu gushaka inshuti ari ngombwa kugira ngo dushobore kuba hamwe n'abandi mu muryango w'Imana, tube turi hamwe, mbese tube nka timu, nka ekipe, tubane nk'abantu bari hamwe nyine nk'ikipe, nk'umuryango. Niyo mpamvu natwe twahisemo kujya tugira ikiganiro tuganira nk'abana b'Imana. Tugomba rero kugira ubuzima butari ubwo kwinezeza, butari ubwo kwikorera, kugira ngo dushobore gukorera bagenzi bacu nabo bagira ubuzima bwiza. Hano rero ndibwira ko tubyumvise, tugomba babiri. Tubonye ko ababiri baruta umwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Imana rero ibaho umugisha kandi mugerageze kubana n'abandi neza, amahoro, kuko tubishoboye, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.